Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Rusizi aho hongeye kumvikana inkuru ibabaje, inkuru iteye ubwoba, inkuru yatumye abaturage benshi bakuka umutima bitewe n'uko babyutse bakabona umurambo w'umusore uryamye muri kaburimbi, bahita babura ayo baca n'ayo bamira, ahubwo ubwo babura bataha. Ko bahise bahamagaza inzego z'umutekano nazo ziraza zireba uwo murambo wari uryamye aho mu muhanda. Ese izi nzego z'umutekano zaba zatangaje iki nyuma yo kubona uwo murambo? Ese ibi byabereye mu kahe gace? Ese abaturage bo basabye iki ubuyobozi bw'aka karere ka Rusizi? Ese ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje iki nyuma yo kubona mu karere kabo hazindukiye iyi nkuru y'incamugongo bitewe n'uko uyu musore yishwe cyangwa n'uko bamusanze muri iyi kaburimbo ameze? Ibyo rero nibyo bikubiye mu makuru tugiye kubagezaho uyu munsi, ari nayo mpamvu natwe tugusaba ko uba ugomba kujya mu makuru tugenda dukora umunsi ku munsi. Urabona ijambo subscribe cyangwa se abone uhita ukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje gukura imitima abaturage batuye mu karere ka Rusizi nyuma yo kuzindukira ku nkuru mbi cyane, ku nkuru iteye ubwoba. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze rero bakunzi ba KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Rusizi aho hongeye kumvikana inkuru ibabaje, inkuru iteye ubwoba, aho abaturage babyutse mu gitondo bakabona umurambo w'umusore uryamye muri kaburimbi. Murabizi ko iyo tugiye kubagezaho amakuru yacu tubanza tukababwira ko muba mugomba kujya munsi y'iyi nkuru murabona ijambo subscribe cyangwa se abone, muhite mukandaho n'akazugira kaza nako mugakandeho. Icyo gihe muzaba mushimangiye yuko mugiye kujya muba aba mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni umusore uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko, wari usanzwe ukekwaho gukora ibikorwa by'ubujura n'ubwambuzi. Yasanzwe ku muhanda yapfuye, bigakekwa ko yishwe n'abagizi ba nabi. Umurambo wa nyakwigendera kandi wabonwe n'umuturage wagendaga mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 12 Kanama 2024 mu mudugudu wa Rubumba, akagari ka Nyange, umurenge wa Bugarama, muri aka karere ka Rusizi. Aho abaturage bahise bashya ubwoba bibatera kwikanga bitewe n'uko babonye uwo muturage wasanzwe ku muhanda yishwe urupfu rw'agashinyaguro. Iyi nkuru kandi y'incamugongo ikaba yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama, Nsengiyumva Vincent de Paul, aho yahamirije itangazamakuru avuga ko uwo musore koko bikekwa ko yishwe, umurambo we wasanzwe ku muhanda wa kaburimbo hakurya y'ahatuye ingo. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama, Nsengiyumva Vincent, yagize ati nibyo koko uwo bikekwa ko yishwe ni umusore nta ndangamuntu yari afite, yari asanzwe atuye mu kagari ka Pera, ugereranyije ari mu kigero cy'imyaka 30. Twabimenye mu gitondo saa moya nibwo umuturage wagendaga yabonye umurambo hafi y'umuhanda wa kaburimbo. Nubwo hadatuwe hari umutekano, abimenyesha mudugudu nawe ahita abimenyesha ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano zihita zihagera zitangira gukora iperereza. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama yakomeje avuga ko nubwo uyu musore yishwe
yari asanzwe aziho ibikorwa by'ubujura. Asaba abaturage ubufatanye mu gucunga umutekano no gutangira amakuru ku gihe. Uyu muyobozi kandi yakomeje agira ati nubwo tutabihuza n'urupfu rwe, yari asanzwe azwiho gukora ubujura no gukomeretsa abo yambuye mu bihe bitandukanye. Yagiye ajyanwa muri transit center akagororwa cyangwa akagirwa inama ubundi akongera agakurwayo. Turasaba ubufatanye n'abaturage mu gukaza umutekano tugatangira amakuru ku gihe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda ruracyakora iperereza, gusa ntabwo harafatwa umwanzuro wo kujyanwa umurambo wa nyakwigendera mu bitaro cyangwa ngo batange uruhushya rwo kuwushyingura. Ubuyobozi buhora bugira inama abaturage bubasaba kwitwararika abafite ingeso mbi zo kwiba bakazicikaho, ahubwo bakavana amaboko mu mufuka bagakora, ngo ubundi bakirinda ibyo bikorwa by'ubujura, ngo kuko iyo udakora utekereza kujya kwiba utwo abandi bavuye gukorera. Nibyo rero bituma abantu bahatakariza n'ubuzima. Abaturage kandi nabo bo muri kano gace bavuze ko uyu nyakwigendera yari yarabazengereje, ngo kuko iyo wavaga kwigurira utuntu uvuye guhaha yahitaga tukwambura, wagira ngo uratabaje ukumva ahise agukubita ikintu mu mutwe ugahita uta ubwenge, nawe akahita yabangira ingata. Abaje kugutabara bakabura wa muntu wari urimo urakunigagura. Gusa kandi aba baturage bakomeza bavuga ko abo bamwishe nabo bakoze ikosa, ngo kuko ibyo kwica umuntu atari byiza, ahubwo bari kumushyikiriza inzego z'umutekano zikaba arizo zimwihanira. Reka natwe amakuru yacu tuyasoreze hano, ari nako tugushimira wowe wahisemo gukora subscribe cyangwa se abone. Niba nawe utarakora subscribe, kujya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kuduha n'igitekerezo, hari ibyo tugomba gukosora mu makuru tugenda tubaha umunsi ku munsi, n'ibyo tugomba kongeramo kugira ngo tujye tubaha amakuru meza kandi yizewe hano kuri KN Radio. Reka nkubwire ati ugire umunsi mwiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.